Kankubwira uko narongowe ejo rero ku ijoro rya Noheli, nkubwire ibintu byambayeho byakoze, reka nkubwire Imana ibyago bigwira abantu. Ejo dore ibintu byambayeho. Ejo nimugoroba cyagiye burya dutandukana, ubwo natahaga njya mu rugo mu masaa 12 nahuye n'umusore mu nzira. Umusore mwiza koko, Mana yanjye, wambaye neza, urumva mwiza cyane, ufite icyanwa kigeze hano. Umusore yaje nturuka inyuma, araza ngezeho, yari ari ku kamoto nyiri bya bimoto byiza. Araza ngezeho arambwira ati sister, ko nagukunze cyane, urimo urajyayo ubundi ngo nkugezeyo. N'ubundi nendaga kugera mu rugo, namubwira nti ni hano n'ubundi nenda kuhagera, wikwirirwa untwara, kuko nari ndimo ndareba igipangu cyo mu rugo imbere yanjye. Umusore baraje aparitse imbere yanjye. Umutipe araza arambwira se ko nagukunze cyane, basi wambariye ukambwira izina ryawe. Namubwira nti nitwa Yvonne. Urumva? Arambwira ute se ejo kari Noheli, iri joro ari ukurara duserebura, utashye mu rugo aya masaha? Ndamubwira nti yego, ngiye mu rugo nanabuze iyo nsohokera. Urumva? Arangije arambwira none se ngo ke uranjye nitwa Cedric, ngo ubundi ngo waje nka gusohokana nibura kuri iri joro rya Noheli tugasangira icupa. Ati ngewe ngiye kujya guserebura, ngiye kujya kunywa icupa, mfite amafaranga yanjye, waje nka kugurira. Noneho ndeba ukuntu abashuti banjye bose bagiye, abandi bose basohokanye n'abasheri babo, navuga nti sundi ubu nanjye wagenda. Ariko ubwo ntago nari nambaye neza. Namubwiye ngo iki? Namubwiye nti Cedric, noneho wowe mpakanya gatoya, reka mbanze ngere mu rugo nkarabe, mpindure imyenda, noneho ninsoza ndakubwira uze kuntwara nta kibazo. Umusore ati hoya gutyo wambaye neza, ni nabyo bitumye nkureba nkumva ndagukunze, reka nkusohokane gutya wambaye, tugende nkugurire inkoko ubundi witahire, kuko nagukunze, uri umukobwa mwiza. Narabyanze, naravuze nti ntabwo najyana umusore mwiza gutya nsani. Naramubwiye nti hoya, we nyemerera ngere mu rugo ngo ayi minota 30 yonyine uze kumfata. Urumva? Umusore arambwira ati okay, ngaho mpa nimero zawe. Duhana nimero, arangije arambwira uti iminota 30 ndaba ngeze ahanganje kukureba. Umusore nuko yagiye. Mani mutipe mwiza ndakurahiye, baba we mwiza koko, ufite mu kanwa heza, ufite ishinya y'umukara, akagira iminwa y'umukara. Umva, yaranseze yarambwira ngo minota 30 araba hari. Nahise ndihuta ngeze mu rugo, nkinje nahise ninaga muri dushe, nkaraba vuba ku gisazi, ndavuga nti nanjye reka nsohoke. Mani babakobwa bose ba Hope, ba Jennifer, abandi bose bari basohotse. Ninjye muri karitsiye utari ufite umukunzi, utari ufite nibura n'igisukari n'igishuga ngo kingurire, ninjye muntu wari uraho nyine udafite iyonge. Naravuze nti nanjye reka nsohoke. Naragiye nditunganya, nkwambarira akajipo kagufiye nyine keza, nambara neza nk'umuntu ugiye mu kirori, nkubitaho urukweto rurerure. Neza mu minota 30 mu kadomo, umusore yaranyamagara yarambwira ati ko ndi hanze ko ntakubona. Nahise nsohoka. Umutipa akinkubita amaso, yego Mana yanjye, amazi yuzura akanwa. Arambwira ati se wa mukobwa we, buryo bwose uzi yuko uyu ni wowe twari duhuye? None uri mwiza, ariko noneho ubikubye inshuro 1000, ubaye mwiza byahatari. Nambaye neza wa muntu we. Nuko umusore arambwira ati ngaho icara kuri moto, nkoreka akabari nkujyanamo keza kari VIP. Yanjyanye mu kabari keza kari VIP, harimo abantu bari kuririmba bisope keza, kakandi usanga hanze haparitse amamodoka nk'igihumbi, twatubari turi VIP. Niko yanjyanyemo. Urumva? Turinjira, twaka ibyo kunywa. Urumva? Arambwira ati uranywa iki? Nanyweye byeri. Urumva? Ndavuga nti nanjye reka uyu munsi nserebure, dore nari maze igihe kinini nta n'umuntu nsohokana. Uyu musore nibanyibwiriye ko afite amafaranga, ewana naragiye nkufatira icupa ndarinywa koko. Ambaza icyo nshaka kurya, wambwira yuko ashaka kurya inkoko, ndavuga nti nanjye reka bariyo ndya. Urumva? Umusore twaranyweye, turasangira, turarya, umva turabyina. Bigeze saa 6 nibwo umusore yambwiye ati arumva ananiwe, reka dutahe. Ndavuga nti ntahana nta kibazo, ngeze mu rugo urabunkoreye, umpaye sho nyine iri joro. Turasohoka, tugeze hanze uwo musore arambwira se
ko mbona bwije cyane, ubundi ubaye amasaha kuko iwanyu ninde uragukingurira? Ndamubwira uti mukuru wanjye aba ahari, iyo natinze niwe nkingurira nta kibazo. Umusore ati hoya ntabwo wataha iki gihe, ahubwo reka nkwijyanire iwanjye uze wirarira iwanjye, ni ahantu hanini, ni inzu nini, noneho urataha mu gitondo, kuko aya masaha gukomangira mu rugo uba iwanyu mu rugo, kuba kumangira amasaha ntabwo biba ari byiza. Nuko umusore ndavuga ndetse wamuganiye mutipe nk'uyu ko nabonye n'ubundi afite ibiceri, byaba byakunda ntabwo ari mayibobo, reka ntahiwe. Nuko umusore yankubise kuri moto, ariko nari nasinzemo ukuntu pe, nari nasinze, ariko nyine atari kwa kundi ugenda uhirimanga, ariko nasinze byatari. Nicaye kuri moto, umusore arantwara angeza iwe, munani ku gipangu cyiza, turinjira mu nzu. Ngo tugeze iwe mbona ariko ni inzu nini cyane tu, ndamubaza se uwo muri inzu ibamo wenyine? Arambwira ngo hoya ngabona n'abavandimwe be, ariko ngo ibyo simbitindeho, ngo nta kibazo, icy'ingenzi nuko nisanzura. Twarinjiye mu nzu, tugeze mu nzu, umusore arantwara ngeza mu cyumba, arambwira ati dore mu cyumba naha, dushe iraha, toilette iraha, byose ukenera biri hano, firigo ngiriya nushaka icyo kunywa. Ariko ubwo mwanya yahise ajya kuzana icupa rya rikeri, yari rikeri mbona ntazi pe, ararizana aho ngaho mu cyumba, arangije afunga umuryango, acuranga radiyo, ubundi dutangira gusangira iryo cupa turi mu rugo. Arambwira ati reka tunywe ino rikeri niyo twageza mu cya kabiri, ubundi twiryamire, n'ubundi ni ku ijoro rya Noheri, ni umunsi mukuru, reka duserebure. Umusore yatangiye kunywesha amashoti, tukajya tubara 1 2 3 tugahirika. Mana yanjye, mbega rikeri yari ikomeye, ariko nkabona ni byiza kuba ndi gusangira n'umusore mwiza nk'uwo nguwo, nk'umusore w'ikibogari nk'uwo rwose. Ejo ewana nkahirika turasangira. Maze kunywa nk'amashoti nkane, mva naravuze ni nkupita ya 5 ndi bute ngarura, ndavuga nti nayindi nzoga namwe. Icupa riteretse aho, turangije ndambwira reka turyame. Twagiye ku gitanda, ndagenda nicara ku gitanda uko nakabaye na ya myenda. Umusore yarahagaze aho ngaho imbere yanjye, ngiye kubona mbona umusore akuyemo umupira. Mana yanjye, afite abdomen, afite amatuza, yababa we narabirebye ndavuga nti se uyu musore kari mwiza cyane, ubu yanyiziritseho mu biki? Umusore yakuyemo agapira, amaze gukuramo agapira agira atya amanura ipantaro, yari yambaye ipantaro y'umukara, ayikuramo ashyiraho muri garderobe. Sasa ngaranye bugi, nagiye kubona mbona na bugi yimanuye, nicaye aho ngaho ku gitanda, akuyemo bugi. Mbona umusore nyine ibintu bye bimeze nk'ibyatangiye no kubishaka ukuntu, ariko apana kumwe biba byagize cyane. Umusore akuramo ibugi ayimanikaho, nahise ndeba ku ruhande, namuza ntise kuba kukuyemo imyenda yose. Arambwira ngo niko bayeho, ntashobora kurarana umwenda, ngo biramujena. Aramuza ahubwo se wowe urayirarana? Ndavuga nti ngenda yirarana. Naravuze nti rero ntabwo narara nambaye ubusa ndi kumwe n'umusore ntazi, hato atanamfata ku ngufu cyakandongora nyine bira mupango, ndihagararaho ndavuga ngo ndaranyambaye. Arambwira ko nta kibazo. Umusore yaraje yinjira mu mashuka, amaze kwinjira mu mashuka araza aramfumbata, turiryamira turaryama. Ngiye kumva ngo umusore atangiye gushyuhaguzwa, no kuko nari nambaye ijipo ngufiya. Noneho we uburyo yaramfumbase, ibintu bye byankoraga ku matako, kuko iyo jipo yari ngufiya yankoraga ku matako, ariko nari naryamye namuteye ikibuno, nyine namuteye umugongo, amfumbata anturutse inyuma. Uwo musore yaragiye arashyukwa. Kuki arashyukwa gutya, igitsina cye noneho gitangira kunjomba, ariko nigira nkaho nabyitayeho. Ariko twambaye umubiri, uko yankoragaho numva ihagaze, numva ishyushye. Mane, numvaga nyine nanjye muri ngeto hari ukuntu ndi kumva imisonga, ariko nigira nkaho ntacyo ndi kumva. Twarakomeje turaryama, bidatinze umusore hashize nk'iminota nka 30 turyamye, nagiye kumva numva atangiye kunzamura ijipo. Anzamuye ijipo nahise mufata akaboko ndamubwira nti hoya. Arambwira ati humura nta kindi ngiye gukora, ko arwizamura gutya gusa. Ndatoza arayizamura, umusore arayizamura,
aratangira yinkozaho nyine, akajya yinkozaho ku mabuno, ariko nari nambaye nyine agasuve, umva so kukubeshya yinkozagaho nkumva wese ndashize ndapfuye. Ayinkozaho hashize akanya umusore yatangiye kunkorakora hehe ku mabere, kuko yari yamfumbase. Numva atangiye kunkora ku mabere, numva noneho yafashe igitsina cye akijomba bina no gutya hagati y'amatako nyine, noneho akajya yegera imbere gutya nk'umuntu urimo ararongoje. Naragenda shyukwa wese mera nk'umusazi, ariko urabizi ukuntu abakobwa nihagararaho ndavuga sindi bubikwereke. Nihagazeho umusore akomeza ibyo bintu ankorakora mu mabere, mana yanjye arankorakora hashize ingahe yatangiye kunyambura suve. Agitangira kumanura suve narongeye mufata akaboko ndamubwira nti Cedri waretse tukaryama ko numva ntari muri modo yabyo, ariko narabishakaga, ariko naravugaga ntibute mpura n'umuntu bwa mbere tugahita turyama nasimuzi sinzi iki n'iki ndabyanga. Umuhungu yaranyegereye amera nk'unje mu gutwi, aranyongorera nyine arambwira ati Ivo wambabariye ko nkwingenze basi ukampa agaturu kamwe, mani n'ubwa mbere nahura n'umukobwa mwiza gutya nkumva ndamukunze n'umutima wanjye wose, n'ubwa mbere nahura n'umukobwa nkahita mutaha n'iwanjye mu rugo ntanamuzi. Ambwira ibintu byinshi, mana yanjye. Uko ambwira ayo magambo yavugaga mu ijwi rituje ameze nk'urimo kunyongorera mu gutwi, nkumva birimo birankurura. Yambwiye ayo magambo arimo aramanura ikariso, nabuze imbaraga zimuhagarika noneho, kubera ayo magambo meza yambwiraga aryoshye, kubera nyine uburyo nabonaga yanyegereye ubona ari kuntera imitomo. Yankuyemo suve, amaze kunkuramo suve umusore navuze ntariko ubundi ngende mu biki, kandi umusore mwiza namwikundiye ubundi wamuha. Nuko byarangiye ndatuza nkuramo suve. Uwo mwanya abonye muretse yahise ankuramo n'agapira, ankuramo isutiye, twese dusigara twambaye uko twavutse. Hakurikiyeho iki, umusore yakomeje kunturuka inyuma, afata kano kaguru kanjye arakazamura gutya, atangira kujya yinkozaho, akajya yinkozaho inyuma ku bintu, akayikoza ku mabuno, ubwo niko ari kunkora no ku mabere. Bidatinze umusore yarandongoye mana, nabiherukaga nko mu myaka nk'ibiri ishize. Nari nasinze, nararyohewe, ejo nararyohewe. Umusore yankubise turu yayindi y'umuriro, urumva ubwo naryohewe, nayagaye ngo nabonye umusheri w'umukire w'umusirimu, ibintu nk'ibyo. Yarandongoye pe, ndavuga nti we rwose kwa kundi umuntu abigukorera ukavuga uti umva unkoreye ijoro. Yarandongoye ndarangiza, ibintu bigenda neza. Uwo mwanya tumaze kubikora twarabyutse tujya muri dushe, tugiye kwitawaza nyine kugira ngo tugaruke turyame. Turitawaza ariko tukiri aho numva abavugira muri salo abagabo b'abasore. Ndamubaza nti abo ni bavandimwe bawe wambwiye? Arambwira ati yego ni ba brada, buriya baricuye cyangwa se nibwo bagitaha ntiwamenya. Ntitwabitinzeho kuko icyumba twari tuzi ko twafunze. Twagiye muri dushe nditawaza, naho arakaraba, birangiye tugaruka mu buriri. Tugarutse arambwira ati reka twongere dutere udushoti. Ndavuga nti rero ndumva ntashaka gukomeza kunywa kuko harabura gato cyane nkahita nsinda cyane, hahandi mbura control. Naramubwiye nti hoya. Arambwira ati niyo wabura control ndahari ku bwawe, humura reka dusangire rino cupa turimarimo. Mani yari yarikera ndende, twarayinyweye sangahe saa 5 hafi saa 6. Ejo ni mugoroba twayinyweye amashoti, tunywa amashoti yari ikomeye, ariko twarayinyweye rikeri turayimara. Ariko mu kuyimara numvaga nshaka kuruka, kuko nari nywa inzoga nyinshi kandi zikomeye. Twahise tujya mu buriri, ntumbaze uko nasinziriye, nahise nsinzira. Numvaga nasinze biteye ubwoba. Turaryama. Niba yaragiye akajya guhamagara bagenzi be, niba barinjiye bakamubwira ati batubariye tukarongoraho, nongeye kwicura numva umusore arimo arankorakora. Urumva arimo arankorakora, ariko ubwo twe twajimije itara nari nzi ko urimo kunkorakora
ari bunde ari uwo Cedric. Ubwo hari nko mu saa cyenda bwenda guke, saa munani wenda saa cyenda ndakabije, umusore yaje arankora kure. Noneho ngira ngo ni Cedric twari turi kumwe, arankurakura arongera arantegura. Bidatinze nanjye ntangira kumukora ku bintu, ndavuga reka twikorera kandi gaturo ntacyo bitwaye. Ariko nari nasinze nari nasinze. Bidatinze umusore yayishyizemo, ayishyiramo andongora nanone. Noneho ndi kubishyira kera kandi ni iri joro, andongora anyubikishije inda. Ubwo urumva umuntu yakubikishije inda ntubona areba hejuru, ntuba mwumva neza, nibura ngo umukuru numve cya kiroso ko agifite. Yandongoye yanubitse inda ndyamye, arandongora pe. Gusa twa tugambo twiza yambwiraga ndongora numva twagabanutse, kumbe n'ubundi ntago ari wa musore Cedric. Yandongoye arandongora. Umva, mu gihe yari arimo arandongora, dore ikintu cyabaye. Mu gihe yari arimo arandongora, nagiye kumva numva urimo aratambika hirya ku birenge. Ndavuga ninduciyeho ra. Nahise mubaza nti Cedric, turi hano twenyine? Aravuga ngo yego. Ndatuza, turabikora. Ngiye kumva numva undi muntu arimo arankora kure, utari uri kundongora, kuko wari uri kundongora amaboko ye aho yarari nayumvaga. Ariko ubwo nari nabaye nk'intuza nyine, nk'ikintu kiri aho wansunikaga nkagenda. Nari nasinze cyane pe cyane. Ariko nyuma nibwo nagiye kumva numva undi musore araje ashaka kuntamika igitsina cye. Nikanze, nubwo nari nasinze ariko nta mbaraga nari mfite. Nikanze ndavuga nti Cedric, n'ibiki biri kuba? Cedric arambwira ati humura, ufite ikihe kibazo mani? Nyuma nibwo nabaye nk'ugarama, bangaramishije, nzamuye akaboko mukoze ku kananwa, numva cya kiroso ntagihari. Ndahamagara Cedric, nta muntu witabaga. Mani, bandongoye, dore ikintu cyabaye. Urumva itara ryari rijimije, mu by'ukuri sinarebaga n'abari kundongora. Ariko nagira ngo ndamusunitse gutya, nta mbaraga nari mfite mu maboko. Kubera iki? Inzoga nyinshi nari nanyweye ngo ndimo ndiziheza Noheli. Bagiye barandongora, umwe akajya ashaka kunamika igitsina cye, gusa imbaraga zo gufunga umunwa zo nari nzifite, ntabwo nigeze mbikora. Ariko mve ngo yandongoye, arangije mugenzi we ahita aza. Ndavuga nti ndapfuye, ibi ni ibiki? Mugenzi we ahita aza, uwo wari urangije yahise asohoka afungura umuryango mbireba. Ariko nari nasinze ku buryo ntari mfite n'imbaraga zihangana n'uwo muntu wari undi hejuru. Wari umaze kundongora yasohotsemo rero. Mana yanjye, Cedric nta wari uhari, umutipe wundi abayishyizemo, bashyiriraga mwaho abayicometsemo. Mana yanjye, ndavuga se Cedric yangurishije, se Cedric ari hehe? Mutipe noneho uwo yari afite n'ibintu mani binini biteye ubwoba. Mani yandongoye kabisa, numva natse umuriro. Mu gihe uwo yari arimo arandongora, nyuma ubwo nagiye kubona mbona Cedric arinjiye. Ndamuza nti Cedric, n'ibiki wankoreye? Cedric yaje aranyegera, arambwira ati Mombebe, humura abana ni ba brada banjye, humura kandi humura, turagukubita ibiceri nta kibazo, turagukubita ibiceri, humura. Man, Cedric yaje arinjira, nawe ahita akuramo imyenda. Mbese nkubwira ngo bandongoye burinda buke. Cedric ahita akuramo imyenda, nageze aho nsinzira bakiri kundongora, kuko Cedric yaje atangira kunkoraho. Ubwo umusore wundi nawe yari akirimo kubikora, niba bashakaga tubikore kumwe babikora ari batatu. Nageze aho ndasinzira, kuko iriya rikeri nanyweye nta nubwo ari rikeri wanza nsanzwe mbona nasinziriye tukiri kubikora. Habaye iki? Nasinziriye koko, nongeye kwicura mu kanya saa 12 nicuye. Nibwo nabyutse, nekwibuka gutya nkumva umugongo uranjye. Nageranye ntakegura akaguru, nkumva akaguru kavunaguritse.
nagira gutya nkumva amaguru yavunaguritse kubera iki kundongora umwanya munini nanasinziriye simenye nibiba. Ndabyuka ndebye mu bintu nsanga huzuyemo, mana nawe urabyumva ibyari birimo byinshi cyane pe. Ndavuga se mana kuko ibi n'ibiki byambayeho. Nibwo nahise mbyuka njya muri ya dushe bari bayinyeretse ndakaraba, maze gukaraba mpita nza muri salo. Nubwo narangije no kwambara ngeze muri salo mbura umuntu, mbuze umuntu nguma guhamagara Cedric mbura umuntu nyitaba. Ndagenda njya kuri bya byumba bindi ndasunika numva byose birafunze uretse icyo ngicyo nari ndimo nicyo cyari gifunguye cyonyine. Ndavuga se abantu bari baraha bagiye hehe? Biranshanga nza muri salo aho ngaho hose njya hanze mbura umuntu. Sohotse hanze ariko hari agasore nabonye kare kicaye hakurya ahantu hari akazu gatoya. Naje ndakegera ndakabaza Cedric wawe wigeze umubona? Arambwira ati bazindutse bagenda ngo bari bafite gahunda zihutirwa bahise bajyamo we n'abatipe babana. Ndavuga ntibagiye, ndamubaza arambwira ati bagiye. Ndavuga uti ndapfuye. Utariko bari babimbwiye yuko hano hari umushyitsi, bari bambwiye nyine nubyuka umutekera icyayi. Ndavuga nti hoya ibyo byihorere. Nahise maza se base ntati cyanjye bagusigiye. Arambwira ati Cedric ajya kugenda ngo hari 5,000 yasize ku kabati ko muri salo ngo ngende nyafate. Oya ntabwo yamubwiye 5,000, yamubwiye ati hari amafaranga yasize hejuru y'akabati ngo ngende nyafate ninjya gutaha. Nsubira mu nzu ntekereza ibintu byabaye. Uwo mwanya nahise mfata telefone mpamagara nimero ya Cedric. Cedric yanze kwitaba, phone icamo umusore yanga kwitaba. Ndagenda njya hejuru y'akabati ndavuga nti wenda kuko yari yambwiye ko bansigi bari bumpe ipinda reka njye kuri amafaranga. Nagiye mbona 5,000 ku kabati. Yesu wanjye, ndayafata ndaza mbaza wa mukuzi uti nibi ngibi 5? Arambwira ati mu by'ukuri nta kuva wabyuka nayo ntarajya mu nzu, ariko ubwo niba ari yo usanzeho ubwo niyo. Ndamuza nti se barabongo bataha ryari? Arambwira ngo ubundi bataha saa 3 ariko ngo uyu munsi ntabahari, ntago bari butahe bagiye kumara iminsi badahari, bagiye mu bintu by'imiryango, bagiye mu bintu nyine ngo ntabahari gusa tu ibyo. Jesus, nababaye. Ndavuga nti se mana ibi 5,000 bitanangurira n'imiti basi ngo mvuge ngo niba harimo n'uwanduye basi sinandure ubu koko aya mafaranga aramarira iki? Cedric ndamuhamagara yanga kwitaba. Mana yanjye ndavuga nti kuki nde ikigoryi? Ubundi iyo nzanga sinywe ziriya nzoga ubundi yari buzinyweshe ku ngufu, kuko ziriya nzoga nizo zatumye ibintu byose biba. Iyo nza kuba nari mfite control ntago byari kuba, ariko mana nibyo byambayeho. Cyokoze 5 ngiye gupfa kugura ikinini cyo kudasama, ariko ubwo sinzi ngo niba nta bindi birwara nakuyemo. Mana kankubwire, ariko ntago narenganya Cedric, ntabwo narenganya abo basore bari bari kumwe, ahubwo njyewe ni njyewe njije. Nuko nyine byangendekeye tu. Nyamara iyo menya nkigumira mu rugo nkiryamira cyangwa se nkigira ku rusengero, ntago nari kuba naramukanye umwe nabi mfite.